umutima wanjye uragushima data wampinduye umwe na Yesu njyewe umuntu buntu wagukoreye ibyaha byinshi warancunguye utanga incungu ndetse uyu munsi ubuzima bwanjye urabushinganisha utanga ingwate y'umwuka wera kugira ngo urugendo nzarurangiza amahoro maze urambwira ngo ntuzansiga njyenyine uzabana nanjye kugera ku mpera y'isi Uwiteka we naguha iki nakwitura iki nagushimane mwami w'abantu nagushimane data nguhaye icyubahiro muri iki gitondo umutima wanjye uragushima ntago mbyukijwe n'amaganya mbyukijwe no kugushima ntago nzindutse kuko ndushye mbyukijwe nuko wanduhuye ntago nzanywe n'uburushyi bw'iyisi nzanywe nuko wabuntuye Uwiteka Mana nyiringabo nzanywe nuko wambabariye bya byaha byinshi mfite impamvu nyinshi zatuma ntaramira ahuri mfite impamvu nyinshi zatuma nzindukira ahuri mfite impamvu ibihumbi z'uko wambabariye bya byaha byinshi z'uko wangiza uwawe urakoze kumvuganira Kristo urakoze kubw'imbabazi zawe zitarondoreka ijambo ryawe ryarambwiye ngo zihora zibanshya buri gitondo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ngo bibarenuvere buri gitondo biba bishya bikongera bikisuka ku buzima bw'ababikeneye bikongera bikisuka ku buzima bw'ababyinjiyemo bikongera bikisuka ku buzima bw'abegereye intebe yawe urakoze mwami w'aba uko niko tuje dufite ikiruhuko cyo mu mutima uko niko tuje tudaciriweho iteka uko niko tuje twarababariwe uko niko tuje nk'abana bawe tuje nk'abagiriwe imbabazi tuje nk'abababariwe bya byaha byinshi uyu munsi tukitwa bera tukitwa abakiranutsi kubw'imbabazi zawe tukemerwa imbere y'intebe y'Imana yera Imana yera nanjye nkahinguka nkemerwa gusenga kwanjye kukumvikana amashimwe yanjye akumvikana indirimbo zanjye zikakirwa igitambo cyanjye cya mu gitondo kikakunezeza uko niko ninjizwa hera kubw'amaraso wamennye Yesu kubwo kwemerwa nawe uko niko nanjye nemewe mu gitaramo cy'abana b'Imana ngo babahamya benshi cya gicu cy'abahamya benshi abana b'Imana abacunguwe n'amaraso uko niko twemewe mwami w'abantu kubw'imbabazi zawe zitarondoreka mbega umuntu yaguha iki Uwiteka we umuntu yagutura iki data we umuntu yaguha iki ko nta kintu na kimwe dufite tudakesha wowe mwami w'abantu ongorera imitima yacu ongorera imitima mwami yababibuze ongorera imitima yababitakaje ubibutse uko bakunzwe ubibutse ko bababariwe ubibutse ko ari ab'agaciro ubibutse ko amaso yawe atabavaho ubibutse ko utajya ubareka ubibutse ko batari bonyine ubibutse mwami w'abami ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu imbabazi zawe ni nyinshi ubuntu bwawe ni bwinshi twazindutse kubw'ibyo wakoze kubw'ibyo ugikora kubw'ibyo ukomeje gukora kuko imirimo yawe imbaraga zawe ubuntu bwawe ntibyabasha gukwirwa mu bwenge bwacu uduha mwami ibyo dusaba ukaduha ibirenze ibyo dusaba ukaduha ibyo twatekereje ukaduha ibirenze ibyo twatekereje ineza yawe ni nyinshi ku buzima bwacu tugarutse mwami kwifatanya n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika tugarutse kwifatanya n'abera hirya no hino mu isi barimo bakubwira ngo wakoze kongera kutubyutsa wakoze kutwongera iminsi yo kubaho kugira ngo tubereho kuguhesha icyubahiro kugira ngo tubereho kukuramya kugira ngo tubereho gukora ubushake bwawe kugira ngo tubereho kukunezeza kugira ngo tubereho kugutsaramira kugira ngo tubereho kukubwira ngo uruwera isi nihuga twebwe turabaduhugutse isi nigira ibiyihujije byinshi nibiyirangaje turakubwira ngo twebwe tugufitiye umwanya kuko mwami nta kintu na kimwe turi cyo nta nicyo dutunze tutahawe nawe dufite umwanya wo kukuramya dufite umwanya wo gutaramira imbere yawe dufite umwanya wo kuzindukira ahuri dufite umwanya mwami kuko byose tubikesha wowe akira amashimwe mwami w'abantu azamuka mu ndiba y'imitima yacu maze akunezeze maze aguhumurire neza maze bikunezeze mwami iki gitaramo cyacu cya mu gitondo iki gitambo cyacu cya mu gitondo kiguhumurire neza Uwiteka Mana nyiringabo urakoze ko ari wowe utubyutsa mbega imigambi ya Satani uburizamo mbega ibikorwa by'umububurizamo mbega ko ari wowe utugize mbega ko ari wowe uduhagaritse mbega ko ari wowe uduha kuvuga mbega ko ari wowe uduha kubyuka mbega ko ari wowe uduha guhumeka mbega ko ari wowe utugarura aho uri ko ari wowe uduha imbaraga zo kuza aho uri uraduhamagara ngo nidusenge
uraduhamagara ngo nitukwegere, ukaduha n'imbaraga zo kukwegera. Ariko umuntu yakuva akajya hehe? Kuri isoko y'ibyiza byose twabonye tukiri hano mu isi, kuri isoko y'ubugingo twamaze kuragwa tukiri ino. Uwiteka we, twaguha iki mwami waba? Twaguha iki? Ni wowe wegura umunyantege nkeya ukamuhindura umunyembaraga. Ni wowe usanga umunyabyaha ntumucireho iteka, ahubwo ukamubabarira. Ese twaguha iki mwami waba? Twaguha iki? Twaguha iki mwami waba? Ni wowe udutumira ukatubwira ngo nimuze mu nama zanjye, ngo hanyuma ibyaha byanyu nubwo byaba bitukura tuku, ngo ndabyeza bibise nk'umweru, ngo bimere nka sheregi. Ni wowe udutumira mu nama zawe, ukadutumira tudashyitse, ukadutumira tudakwiriye, ukaduha imbaraga zo kuhahagarara, ukaduha imbaraga zo kuhaba. Uwiteka we, utubereye mwiza gusa, utubereye mwiza gusa, utubereye byose. Uri imbaraga zituganisha aho uri, uri umunezero w'uru rugendo rw'agakiza. Ni wowe dushyiramo uburyohe bigakunda, tukagenda tukigira imbere, imyaka nyuma y'indi myaka bigakunda. Ni wowe udushoboza, ni wowe udufata amaboko. Nta kintu na kimwe wigeze uduhamagarira kubamo twenyine. Ibyo uduhamagariramo byose dusanga wabidutanzemo, ibyo uduhamagariramo byose ubigendanamo natwe, ibyo uduhamagariramo byose wamaze kubitegura. Utubereye umubyeyi mwiza, utubereye inshuti nziza, utubereye byose. Turagushima mwami w'abantu, turagushima mwami w'abantu. Ni wowe butsinzi bwacu, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe dutsindishiriza, ni wowe dufite, ni wowe dufite. Kuko witwa Imana yanjye, ibiso birampagije. Kuko witwa Imana yanjye, umutima wanjye uranyuzwe. Kuko witwa Imana yanjye, ubuzima bwanjye burashinganye. Kuko witwa Imana yanjye, nta bya none, nta bizaza, nta byashize, nta na bimwe byantandukanya n'urukundo rwawe. Kuko witwa Imana yanjye, nta bya none, nta bizaza, nta biteye ubwoba. Kuko witwa Imana yanjye, kuko uri mu ruhande rwanjye, nta mwijima w'icuraburindi, nta gikombe giteye ubwoba, nta musozi muremure, nta na kimwe cyantera ubwoba. Kuko witwa Imana yanjye, urampagije mwami w'abantu. Kuko witwa Imana yanjye, byose tubitambukanamo, byose tubitambukanamo twemye, byose tubitambukanamo twemye. Ndetse waduhaye isezerano ngo tuzarinda imvi zacu ziba uruyenzi ukiduhetse. Iyo tugeze ahakomeye uraduheka, twakebuka inyuma tukibaza ngo twahatambutse gute. Uri Imana yacu, utubereye byose. Ntujye udusiga mwami w'abantu. Nezererwa kubaho kwacu imbere yawe, maze utwemerere mukunzi mwiza. Imitsonyi yo mu ijuru yegura abacitse intege, ibitsonyaga byo mu ijuru byegura bihebye kugendererwa. Imvura yo mu ijuru imanuke mu mago yacu, imvura yo mu ijuru imanuke mu miryango yacu, imvura yo mu ijuru imanuke ku bacogoye, imvura yo mu ijuru imanuke ku bacitse intege, imvura yo mu ijuru ireme amashimwe mu muryango we, imvura yo mu ijuru ireme itangiriro rishya aho byari birangiye bisa nk'ibishize rwose. Imvura yo mu ijuru mwami w'abantu, ijuru rimukingukire, maze akubone, maze akumve nyaguhora ku ngoma. Nta muntu waje aho uri ngo asubire yamara amasa, nta muntu wagannye aho uri ngo asubire yadahinduwe nawe, nta muntu wagannye aho uri azarira ngo asubire utamuhaye ibitwenge, nta muntu wagannye aho uri n'umubabaro ngo ureke kumuguranira umwuzuza umunezero mwinshi, nta muntu wagannye aho urarwaye ngo abure gusubirayo yakize, nta muntu wagannye aho urashobewe ngo abure kubona umucyo w'ubuzima, nta muntu n'umwe waje aho uri ngo asubire nk'uko yari asanzwe. Twaje turi abanyantege nkeya, utwambika imbaraga. Twaje dukabakaba tutazi iby'urugendo, utwigisha kurugendamo. Twaje dushobewe, dukiriweho iteka, twifuza gupfa, utwuzuzamo ibyiringiro by'ubuzima, uduha impamvu yo kubaho. Uravuga ngo mubereyeho njyewe, muri mu migambi yanjye, muzakora ibyo nshaka, muzasohoza ibyo gukiranuka. Ayiwe, wafunguye bya bitabo byanditseho iminsi yacu hatarabaho n'umwe. Uduha guhagarara mu byo watuvuzeho, uduhe guhagarara mu byo waturemeye. Uwiteka we, mbega kudaca intege wari uzicitse, mbega kudasubiza inyuma uwaje atazi uko bigenda. Umwakirana imbabazi nyinshi, amaboko yawe akamugota, ukamubwira ngo humura mwana wanjye, nkubereye Imana, nkubereye so. Ukamubwira ngo na cya gihe utanzi nari mpari, ukamubwira ngo na cya gihe utanzi nari kumwe nawe, ukamubwira ngo no muri bya byaha byinshi nakurindiyeyo. Ayiwe, imbabazi zawe ntizirondoreka. Mbega ibyari kuduhitsana, mbega ibyari kuduhindura abajura, mbega ibyari kutugira abamaraya, mbega ibyari kutugira ibirara byo ku muhanda, ko byari byinshi, ariko urukundo rwawe rwadusanzeyo,
badusanzeyo. Mbega ibyari gutuma turorongotana tukabaho nk'abatazi Imana, tukabaho nk'abatagira Imana. Mbega uburyo twamaze imyaka tugukerensa, ariko imbabazi zawe zikatuzaho, ubuntu bwawe bukatuzenguruka. Naguha iki mukunzi mwiza? Nagutura iki? Nguhaye ubuzima bwanjye, nguhaye imyaka zigaje ku isi kugira ngo ungenze uko ushaka, unkoreshe uko ushaka. Ibyo wari waragambiriye byose mu minsi nzaba mfite ku isi, byose mbikore nk'uko bikwiriye, maze ndindangiza urugendo. Nzavuge ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ngo hasigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo. Uwiteka we, uzaduhe kurangiza urwo rugendo uko nguko, kuko imbabazi zawe zatubanye nyinshi. Zitubana nyinshi tutakuzi, zitubana nyinshi tutakwitayeho, zitubana nyinshi tutagusenga, zitubana nyinshi tutakuramya, zitubana nyinshi tutagupfakamera. Nankaswe uyu munsi twigishwa hera hawe, nankaswe uyu munsi twazanywe mu mbabazi zawe, nankaswe uyu munsi tubasha kwicara imbere yawe, nankaswe uyu munsi tubasha kuvugira imbere yawe. Ese ubu nibwo watureka? Uri umugizi wa neza, utareka abo wahamagaye, ngo wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe uzawusohoza rwose ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Nguhaye icyubahiro muri iki gitondo mwa. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze mwami waba, urakoze mukunzi mwiza. Muri iki gitondo cy'amashimwe tuzamuye ubuzima bwa bene wacu, tuzamuye ubuzima bw'abacu, tuzamuye ubuzima bw'abo tuzi n'abo tutazi barimo baguhamagara kuko batakureba. Ndaguhamagara mu buzima bw'abagore batarimo kukubona, ndaguhamagara mu buzima bw'abagabo batarimo kukumva, batarimo kukubona mu mago yabo, batarimo kukubona mu buzima bwabo, batarimo kukubona mu mibiri yabo kuko ibyago n'amakuba bibarushije imbaraga. Ndaguhamagara mu buzima bw'abarwayi kuko umubiri ubababaje, kugira ngo ubegure ku bisasiro, ubegure ku bitanda byabo, ubasohore mu bavuriro, basohokana amashimwe nyaguhara ku ngoma. Ndaguhamagara mu buzima bw'abacu bacitse intege barimo bisabira gupfa. Ndaguhamagara mwami w'abami, wowe wanyeguye, wowe weguye abera benshi kugira ngo nabo begure. Ndasenze mwami w'abami kugira ngo imbabazi zawe twumva zitemba mu bugingo bwacu, zitembe no mu bugabo. Turasengera Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bafite ibintu byinshi barimo basuka imbere yawe batazi uko babivuga, birashoberanye ku buryo ibyiringiro bibashizemo. Ndaguhamagara mwami ngo muri iki gitondo cyishimwe, muri iki gitondo cy'impundu, muri iki gitondo twibuka ineza watugiriye. Ndakwinginze mwami w'abami ngo iyo neza yawe yicishe iwabo, yicishe iwe, yicishe imbere ye, yicishe mu rugo rwe, yicishe mu buzima bwe, yicishe mu bucuruzi bwe, yicishe mu rubyaro rwe, yicishe mu rushako rwe. Ineza yawe mwami w'abami akubona Uwiteka Mana Nyiringabo, akubone mwami nawe, maze nawe azahagarare mu nteko y'abera dufatanye kukuramya, azahagarare mu nteko y'abera dufatanye kugushima. Renganura mwami urimo kurengana, urenganwa mu buryo bwo mu mwuka, uwo batanze akaba adafite imbaraga ziyegura, murenganure muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umuriro wawe, reka umuriro wawe umanuke gucagagura ingoyi zose bamubohesheje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze akurweyo, maze abohorwe. Narakubonye ubohoro wa musore wari umeze nk'umusazi, ntiyarazi gusenga, ntiyarazi kwinginga, ntiyarazi nawe, ariko imbabazi zawe zamugezeho. Niko turimo dusenga mwami kuri iki gicaniro kugira ngo abantu barenganyijwe bose mu isi yo mu mwuka, bahinduwe abasazi, batanzweho ibitambo, baracanganyikishijwe mu mutwe, banyazwe ubwenge, banyazwe ubutunzi, banyazwe amagara mazima, ntibazi nuko basenga. Turasenze ngo uyu mwanya kuri iki gicaniro hamanike umuriro wawe ucagagura izo ngoyi zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze ubegure. Turasengera abarengana mu mubiri, abarenganijwe nabo bashakanye, abarenganijwe n'imiryango, abarenganijwe nabo babyaye, abarenganijwe n'abababyaye, abarenganijwe n'ababayoboye, abarenganye mu buryo butandukanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze ngo mu mbabazi zawe nyinshi urenganure. Wumva ijwi ririmo riri gutakira aho twebwe tutabasha kumva, wumva ijwi ririmo rigutakira, ririmo rigutakira mwami, yaba ari mu nzu ye, yaba ari muri gereza, kuko utabasha kumenya ukuri kw'abantu. Isi yatanze preve, isi yatanze proof, abantu bagira ngo ni ukuri, ariko niwo umenya ukuri ko mu mutima. Ndasengera umuntu wese urimo kuzamurira ijwi, urimo gutakira arengana, ndasenze kugira ngo umurenganure mu mbabazi zawe nyinshi, maze umukureyo, maze umukize, maze umuvuganire mwami w'abami kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe bwinshi. Abarenganijwe mu kazi bakagakurwamo, abarenganijwe bakamburwa ibyabo, Uwiteka Mana Nyiringabo ubarenganure kubw'imbabazi zawe. Uwiteka we
Uwiteka we, amajwi y'umwanzi yahagurukiye kwanduza amazina yabo, reka Uwiteka Mana Nyiringabo ubarenganure, ubavuganire. Uri Imana ishobora byose. Urakoze mwami w'abami. Naguha iki, nakwitsura iki kuri Imana itangaje. Uri Imana itangaje, uri Imana ivuga ibintu bikaba, uri Imana ishyira mu bikorwa, uri Imana yabyutsa dosiye zimaze imyaka ukazishyira mu buryo, ukazimurikira n'umucyo wawe. Umuntu agasigara atangara yibaza ngo byagenze gute. Uri umwavoka, uri roya urenza abandi, uri umuvugizi urenza abandi. Vuganira mwami, ijwi ririmo rigutakira. Muvuganira Uwiteka Mana Nyiringabo, umurenganure, umurenganure mwami w'abami, maze umubere Imana. Wongera urenganure n'abatari bakwiriye kurenganurwa kuko bakoze ibyaha, ariko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko imbabazi zawe zijya zitugeraho ukaduha itangiriro rishya. Ndimo ndasengera umuntu urimo wicuza ubuzima bwe, aricuza ubuzima arimo kubw'ingaruka z'ibyaha yakoze, ariko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Ndasenze mwami ngo nubwo adakwiriye, nubwo ataboneye, nubwo ibyo arimo yabyiteje, imbabazi zawe nyinshi za zindi zatugezeho nawe zimugereho mwami w'abami. Uyu munsi yaba arwaye indwara akavuga ngo ninjye wazikururiye, ibyo ntibigabanya imbabazi zawe, ibyo ntibigabanya imbabazi zawe. Imbabazi zawe zimubeho, imbabazi zawe zimukize. Yaba ari mu buzima bugoye akavuga ngo nuko narangaye, nuko nashatse nabi, nuko ntumvise inama z'abantu, ariko nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Umanukire kumuvugira, umanukire kumutabara, umanukire kumukiza. Ntabwo ujya ukangwa n'ibyaha byinshi, nta nubwo ujya ukangwa n'imyaka twamaze tuyobagurika, nta nubwo ujya ukangwa n'imyaka yo kukwihakana, nta nubwo ugirira abantu kuko bavutse bakiranuka, nta nubwo utabara abantu kuko batabaye mu ngeso mbi. Abanyangeso mbi nabo ujya ubatabara, abavutse ntibiyanduze nabo ujya ubatabara. Imbabazi zawe ni nyinshi zirenze uko twazivuga, zirenze uko twazimenya. Ndasenze mwami ngo ugirire neza abo bumva atari abo kugirirwa neza. Hari igihe umuntu yitegereza imyaka yo kuyabagurika, akitegereza amahirwe yapfushije ubusa, akananirwa kwibabarira. Ndasenze ngo imbabazi zawe zimanuke mu mutima we, uyu munsi azakire, yiyumve nk'umwana w'Imana, yiyumve nk'ushyitse, yiyumve nk'ukwiriye. Erega natwe abahindutse abashyitse ntabwo ari imirimo, sivuga butumwa, n'amaraso yawe Yesu yaduhinduye abashyitse. Twese twari twaracumuye, twese ntitwashyigikiriye ubwiza bwawe, nta n'imirimo yari kubudushyikiriza, nta n'ikinyabupfura no kuvuga twitonze. N'amaraso yawe niyo yaduhinduye abemewe, niyo yaduhinduye abashyitse. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Naguha iki, nakwitura iki? Ndavuga ineza yawe, ndavuga ubuntu bwawe, ndavuga gukomera kwawe, ndavuga imbabazi zawe zitarondoreka, zirenze uko tuzivuga, zirenze uko tuzizi, zirenze uko twazize mu madini. Imbabazi zawe, imbabazi zawe zabwiye igisambo ku musaraba ngo uyu mwanya turabana muri paradiso. Igisambo kitagize n'umwanya wo gusubira kwishyura ibyabo kibye, igisambo kitagize umwanya wo gusubira gusaba imbabazi abo kiciye, ariko uramubwira ngo uyu mwanya turabana muri paradizo kuko unyizeye. Imbabazi zawe nuko ziri, imbabazi zawe nuko zingana. Turasenze ngo zisuke kuri bene wacu batari bakizwa, zisuke kuri bene wacu mwami batakuzi, zisuke kuri bene wacu basigaye bumva atarabo kubabarirwa kuko bagukoreye ibyaha kandi bitirirwa izina ryawe. Izo mbabazi zawe mwami wongere bazumve mu mitima yabo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Mutima wanjye uragushima, mutima wanjye uraguhimbaza. Twagize umugisha wo kuba mu babasha kuguhimbaza, twagize umugisha yuko ijwi ryacu ryumvikana mu gitaramo cyo mu ijuru. Twagize umugisha wo gutumirwa n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, se umwami wacu Yesu Kristo, data bwite tutari ibibyarwa. Twagize umugisha wo gutumirwa mu nteko yo mu ijuru. Wakira amashimwe, wakira indirimbo, wakira igitambo cya mu gitondo, wakire kubaho kwacu hano hantu, wakire kubaho kwacu mwami uko tugushaka mu buryo bwose, maze biguhumurire neza, maze bikunezeze mwami w'aba. Ntabwo dufite ikindi twaguha, ariko imitima yacu iragushima, imitima yacu iragushimira ibyo ukora, iragushimira imigambi yawe, iragushimira ibyo twamaze kumenya, iragushimira ibyo tutaramenya. Icyo tuzi ni ukuri wizerwa, uri umugizi wa neza. Urakoze mwami w'abami, urakoze papa. Reka dufatanye gusoma Zaburi ya 23, nubwo akenshi tuyizi mu mutwe, ariko ndagira ngo wongere wumva aya magambo, twongere dushima Imana.
iravuga Zaburi ya 23 muri Bibiliya yera, turaza gusoma no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga kuva ku murongo wa mbere, Uwiteka niwe mwongeri wanjye sinzakena. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo uhoraho n'umushumba wanjye ntabwo nzagira icyo nkena. Ntabwo turimo dusenga kuko tutamwizeye, ahubwo turasenga kuko tumwizeye. Ntacyo tuzakena, ntituzagira icyo tubura. Ndagira ngo nusenga ujye usenga umutima wawe ufite iryo banga. Uwiteka ni umwungeri wanjye, Uwiteka aranshinzwe, ni umushumba wanjye, ntacyo nzamuburana. Iyo umuntu asenga atyo, asengera mu kiruhuko, ntabwo asengera mu kubunza umutima, ntabwo asengera mu gushoberwa. Ntabwo twazindutse kuko dushobewe, tuzindutse kuko Uwiteka ari umwungeri wacu. Haleluya. Umurongo wa kabiri ukavuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ngo ampa kuruhukira mu rwuri rutoshye, akanyuhira amazi y'urubogobogo, akanyuhira amazi meza. Ampa kuruhukira mu rwuri rutoshye. Ntabwo data yifuza ko gusenga byakubera umusaraba no kwibuka amakuba yawe, no kwibuka ibyago byawe, no kwibuka ibitarasubizwa. Uwiteka arakuhira ku mazi meza y'urubogobogo, arakugaburira, niwe ukugize, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Niwe ungaruramwo intege, n'indahemuka, anyuza mu nzira nziza. Ntabwo uzayoba, humura ntuzayoba, humura ntuzananirwa, humura ntuzabivamo. Niwe ungaruramwo intege. Uwo dusenga nagabyuka avuga ngo wa munyantege nkeya we, dore birakunaniye, dore wavuze kwirizanya n'abandi wowe ubivuyemo, dore wavuze kuzinduka birakunaniye. Oya, abyuka twongeramo intege. Haleluya. Tubyuka nako ku wowe ntaryama, tubyuka twongeramo intege. Niwe ungaruramo intege kandi nindahemuka, kandi anyuza mu nzira nziza, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ibyo bimbwira neza ko ntazananirwa, kuko iyo nenda kunanirwa asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka, byose abikorera ku bw'izina rye. Umurongo wa 4, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Hakavuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo nubwo nanyura mu gikombe gicuza umwijima, ndimo ndakubwira ngo humura. Dushobora kuba turimo dusengana, wandeba ukavuga uti we yageze ahabona, umucyo uri mu buzima bwe, wakwikebuka ugasanga harimo umwijima. Ariko ndimo ndakubwira ngo nubwo wanyura mu gikombe gicuza umwijima, nta kintu kikwiriye kugutera ubwoba, kuko uhoraho uba uri kumwe nanjye, uranyobora ukanandengera. Ibyo nibyo bimpumuriza. Haleluya. Igikombe cy'umwijima cyagutera ubwoba, ariko uri muri wowe n'uwo mugendana we ntago cyamutera ubwoba. Nubwo nanyura mu gikombe gishuza umwijima, nta kintu cyantera ubwoba, kuko wowe uhoraho uba uri kumwe nanjye, uranyobora ukanandengera. Ibyo nibyo bimpumuriza. Ndifuza ko iyi Zaburi yakwiyandika mu mutima wawe, kugira ngo usengere mu ruhande rutarimo ubwoba, usengere mu ruhande rutarimo gusuhuza umutima, usengere mu ruhande rutari urw'abashobewe, kuko Uwiteka tubereye maso. Haleluya. Nubwo twanyura mu gikombe gicuza umwijima, nta kintu gikwiriye kudutera ubwoba, kuko wowe uhoraho uba uri kumwe natwe, ukatuyobora ukanaturengera. Ibyo nibyo biduhumuriza. Hari igihe umuntu akebuka ku ruhande, agashaka umuntu wamurengera, agashaka umuntu wamuvuganira, agashaka umuntu wamwunganira, agashaka umuntu wamwongerera ku bushobozi bwe bukeya, agashaka umuntu wamuhagararira ahantu runaka, akumva aramuzi. Hari igihe umuntu ashakisha umuntu yabwira, akumva abuze umuntu wo kwizerwa yabwira, ariko Uwiteka arahari kugira ngo akurengere. Haleluya. 5, akunda kurusha ahandi, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ntabwo data ategereza ko ngo bagabanuka, ko baba bakeya, ko babura amaboko. Oya, adutunganyiriza ameza tukagubwa neza, tugasubizwa amasengesho yacu, tugatabarwa, kandi biturwanya bigihari. Haleluya. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara, kiruzuye. Mu yandi magambo, Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ngo untegurire ibyo kurya byiza, abanzi banjye bakabura uko bangenza. Haleluya. Ariko Imana we, untegurire ibyo kurya byiza, abanzi banjye bakabura uko bangenza. Unyakira iwawe nk'umushyitsi w'imena, ukanzimandira ukandabagiza. Ayiwe. Haleluya.
hari igihe ugira ubuzima busuzuguritse, ahantu hose bakakuburira umwanya, aho ugeze hose bakakwicaza mu bikari, aho ugeze hose ukaba utari umuntu uri very important. Ariko data, cyangwa bakaguhamagara mu mirimo usigarana abana, iyo abo bantu babakire bagiye gutembera muri Amerika no muri vacances, bakakwibuka mu mirimo y'iyo ngiyo. Ariko data, wakwakiriwe nk'umushyitsi w'imena, ngo untegurire ibyo kurya byiza, abanzi banjye bakabura uko bangenza. Unyakira iwawe nk'umushyitsi w'imena, ukanzimanira, ukandabagiza. Haleluya. Hari igihe ubuzima bukwambura ijambo, hari igihe ugira ijambo mu kazi ariko mu rugo iwawe ukaribura. Umugabo wawe yajya gusiga ibitunga urugo akabisigira abakozi. Umugore wawe yaba akora kurusha amafaranga akagufata uri umugabo, akagufata nk'aho uri umuzamu, ukabura icyubahiro aho wakifuzaga kurutaho, ukabura ijambo mu bavandimwe. Ariko data akwakiriwe nk'umushyitsi w'imena, akakudabagiza, akakunezeza. Iyo niyo Mana dusenga, iyo niyo Mana dushaka, iyo niyo Mana twakurikiye. Ndifuza ko umutima wawe wakira amahoro menshi no kunyurwa, ugasengera mu gihande cy'abanyuzwe, ugasengera mu gihande cy'atabatabunza umutima, ugasengera mu gihande cy'abazi neza ko bizacamo. Uko niko umuntu asengera mu kiruhuko, uko niko umuntu yiyiriza atari uko ashobewe, kuko ahubwo yumva afite inzara n'inyota byo kongera kwiherana n'Imana. Uko niko umuntu azinduka. Niba turubundi hari igihe n'amasengesho n'abingizi n'amasaha yo gusenga, cyane cyane amasaha abandi bari mu kazi, hari igihe abantu bayituranya n'amasaha y'indushyi, n'amasaha y'imburamumaro, y'amasaha y'abatari abakozi. Ntabwo dusenga kuko turi indushyi, ntabwo dusenga kuko turi imburamumaro, turasenga kuko twahawe umugisha wo gutumirwa mu maso ye, wo gutumirwa mu meza ye, ku meza ye. Nifuza ko wasengera muri urwo ruhande. Ntabwo uri imburamumaro, ntabwo uri imburamukoro, ntabwo uri indushyi, kuko ufite Imana iri mu ruhande rwawe. Ntabwo uzindurwa nuko ushobewe, urazindurwa nuko uhawe amahirwe yuko yagutumiye mu bikari bye, yuko yagutumiwe ku meza ye. Usengere mu gihande cy'abaruhutse, wiyirize uri mu gihande cy'abaruhutse, ushaka Imana uri mu gihande cyiteguye gusubizwa no gutabarwa. Haleluya. Ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Uzakebuka ubuzima bwawe Hortense, nawe ushyiramo izina ryawe, tuzakebuka ubuzima bwawe dusange kugirirwa neza n'imbabazi bikometseho. Nibyo bigaragara ku buzima bwawe iminsi yose ukiriho. Hanyuma nawe nanjye tugahiga tukavuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, ntituzava aho uri Mwami. Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ngo koko ineza yawe n'imbabazi zawe bizambaho igihe cyose nkiriho. Nanjye nzajya ngusengera mu ngoro yawe, nzahagusengera igihe cyose nzaba nkiriho. Mwami, ntituzava aho uri, ntabwo tuzava aho uri. Isi ihora ishaka kutuguranira. Iyo ubukene butagushoboye, umwanzi aravuga ngo nakira tuzarebe ko atazavayo. Iyo ikibazo kitakuvanyeyo, umwanzi aravuga ngo reka natabarwa tuzarebe ko atazaburira Imana umwanya. Ntabwo tuzava aho iri, tumuramiriza mu nzu ye, tuzamuramiriza mu ngoro ye iminsi yose dusigaje kubaho ku isi, kuko nawe yatwometseho ineza, atwomekaho imbabazi, atwomekaho kugirirwa neza iminsi yose tukiriho. Reka wongere umushime, wongere umubwire ibyuzuye umutima wawe, ariko bimubwirire mu ruhande rw'abatsinzi, kuko akwakira nk'umushyitsi w'imena. Iyo userutse hari ibintu biceceka, data akavuga ngo reka numve icyo umwana wanjye avuga. Abaye iki? Ni iki kimubabaje? Ni iki kimutakisha? Ni iki kimukomye mu nkokora? Ni iki gishaka kumubuza gukomeza urugendo? Turaba agaciro mu maso y'Imana. Icyama umutima wawe ukabisingira,
bitari amagambo yawe utanzagarukira mu matwi, ahubwo bikakubera ihishurirwa. Ubuzima bwawe bwakwema ubutacyongera guhetama. Nicyo cyemesha ubuzima bwanjye, kuko namenye ko ndi w'agaciro mu maso y'Imana. Nasanze Imana inkunda birenze uko umuntu wese wo ku isi yigeze kunkunda. Nasanze Imana inkunda birenze uko nikunda. Nasanze amaso yayo atamvaho. Data, turagushima kuko turi abanyamugisha. Turagushima kuko twaboneye ikiruhuko iwawe. Turagushima kuko twababariwe. Turagushima kuko udutegurira ameza mu maso y'ibiturwanya ngo bikabura uko bitugenza. Umugisha dutunze, ineza twabonye, kuba tugikomeje mu gakiza, si uko Satani yagabanyije imbaraga, ahubwo waduteguriye ameza abura uko atugenza. Si uko ibiturwanya byari byagabanutse, si uko ibitwanga byari byabaye bikeya, ahubwo udutegurira ameza, ukatwubaka akazitiro, umwanzi akabura uko atugenza. Twagushimira gute Mwami w'abantu. Tuje guhiga tukubwira ngo natwe ntituzava aho uri, ntituzava aho uri. Tuzakugirira umwanya muri iyi si hindura abantu guhuga. Tuzakugirira umwanya dutunze, tuzakugirira umwanya twariye, tuzakugirira umwanya tutariye, tuzakugirira umwanya dufite amamiliyari, tuzakugirira umwanya tutayafite, tuzakugirira umwanya byaciyemo, tuzakugirira umwanya bitaciyemo. Tuzahora aho uri Mwami w'abantu. Abantu badukunze cyangwa batadukunze, badukwemeye amashyi cyangwa twigunze turi twenyine, tuzaguma aho uri Mwami w'abantu, kuko ni wowe utugize. Uri Imana yacu, uri Imana yacu, uri Imana yacu, uri Imana yacu. Byandike mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo ejo ibihe bitazabibagiza. Byandike mu mitima ye, kugira ngo ejo atazibagirwa ineza yawe. Ngo ni wowe usubiza intege mu bugingo, subiza intege mu bugingo bw'abari bacogoye. Ongera ubundi bwiza ku bugingo bw'abari bahagaze. Ongera ikindi cyubahiro n'ikindi gikundiro n'irindi hishurirwa ku buzima bw'abatari mu bitotsi, ku buzima bw'abarimo kugushaka. Hanyuma uvomerere ubuzima bwari bucogoye, usubize imbaraga ubuzima bwari bucogoye. Ongera ihishurirwa ku buzima bw'abafite ihishurirwa. Ihishurira amaso ku buzima bw'abatarimo kukubona. Kora ku matwi yabo abatarimo kukubona. Bongerere andi majwi avuga ibyawe, abari barifite ijwi ryawe, abari baramaze kukumva, bongerere irindi hishurirwa. Bongere bakumenye birenze aho bari bagejeje. Twigirana imbere nawe Mwami mu nteko yo mu ijuru. Urakoze Mwami mwiza, urakoze Mana yanjye. Turagushimira ko waduhaye imbaraga muri ibi bitondo. Turagushimira ko tutarasenga we wari wadusengeye. Turagushima ko tutarataka, tutaraniha, tutaringinga. Mwuka wera wari watwingingiye, uravuga ngo baragambiriye, baravuga ngo bazazindukira imbere yawe. None Data uzabaha imbaraga zo kubyuka, none waraziduhaye. Uzabaha ijwi bavugira imbere yawe, none warabikoze. Uzabaha imbaraga bagende ku maguru yabo, none warabikoze. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Tutarasenga we wari wadusengeye. Tuguhaye amashimwe yuzuye imitima yacu. Ibibasha kuvugika n'ibitabasha kuvugika byose turabigutuye. Urakoze mwinginzi mukuru uruta abandi. Urakoze Mwuka wera. Ntangarira gukora kwawe, ntangarira imirimo yawe, ntangarira kurinda kwawe. Twashoboraga kujya kubyuka tukarwara, nashoboraga kujya kweguka ngasanga narwaye. Waraturinze Mwami, wandindanye n'ubwoko burimo bugushaka, wandindanye n'abahungu n'abakobwa bagufitiye inyota. Wongeye imbaraga mu bugingo bwacu. Warakoze gukorera umurimo wawe muri twebwe. Warakoze ku byo waremye mu isi yo mu mwuka. Bimwe turimo turabikabakaba, ibindi turimo turabirebesha amaso, ibindi tuzabibona mu minsi iri imbere. Imitima yacu iranyuzwe, imitima yacu iragushima. Ndasenze ngo umuntu wese wazamutse Mwami mu cyumba cyo hejuru muri iki gitondo, muri iki gicaniro cya mu gitondo, ndasenze ngo ntazongere kumanuka ukundi. Azamurwe, yongera azamurwe, yongera azamurwe. Yumva amaboko amushyigikiye, yumva imbaraga zimukomeza, ntazongere kumanuka y'ukundi. Ave mu bwiza yinjira mu bundi bwiza. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Twaguha iki? Twagutura iki? Uri Imana yacu.
uri umwami wacu. Warakoze gushoboza abahungu n'abakobwa, warakoze kutubera Imana, warakoze kudushoboza. Mwami, ntabwo twazamutse twenyine, nta nubwo twazindutse twenyine, twaje duhagarariye imiryango, twaje duhagarariye abavandimwe bacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'imiryango yacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'amago yacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'amatorero yacu, twaje duhagaze mu cyuho cy'ibihugu byacu. Ntabwo twazamutse twenyine, dutegereje impinduka. Dutegereje impinduka mu bakobwa twabyaye, dutegereje impinduka mu bahungu twabyaye, dutegereje impinduka mu bagore n'abagabo twashakanye, dutegereje impinduka mu bahungu n'abakobwa tuvukana, dutegereje impinduka mu babyeyi bacu, dutegereje impinduka mu bana bacu, dutegereje impinduka mu itorero ryawe, dutegereje kubona itorero rihembuka, itorero ribyibuha mu mwuka, itorero ryaguka mu mwuka, ryaguka mu mubiri. Twazamukanye n'ibyo byose twabonaga bifite intege nke iruhande rwacu, twarabizamukanye Mwami, dutegereje imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Ntabwo dufite ubwoba, kuko wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe uzawusohoza. Dufite isezerano ryo gukizanywa n'imiryango yacu. Twazamukanye n'ibyari byuzuye imitima. Hari abazamukanye impapuro zisaba akazi, nasanze isi n'ibiyuzuye ari ibyawe. Ama ofisi, ama business, ibintu byose, ama ONG, ama ambasade, ibintu byose biri muri iki gihugu urabigenga. Reka umwana wawe wazamukanye dosiye isaba akazi amanukana akazi, amanukana akazi, kuko hari umugisha uzanwa no gukora. Niwe wavuze ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, bazagubwa neza, bazagubwa neza, bazagubwa neza. Waravuze ngo tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kubw'imirimo y'amaboko yabo. Abazamukanye Mwami proje nshyashya zibyo bifuza gukora, yaba mu bucuruzi, yaba mu iterambere, ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo bamanukane inzira ibabwira ngo aha niho mukwiriye kunyura, ibi nibyo mukwiriye gukora. Abazamukanye ibyo bakoze nabi bashaka kongerwa andi mahirwe, ndasenze ngo ubuzuze ubwenge kandi ukingura andi muryango w'amahirwe, ukingura indi miryango y'amahirwe. Abazamukanye kugusaba abafiance, abasore n'abakobwa, ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo uyobore amaso yabo, uyobore imitima yabo, ukurura ababo babegereze, bamanukana amashimwe n'ubuhamya, kuko mu ijuru ntibarongorwa. Uwo ni umugisha wa hano ku isi, bimuhere mu gihe abasha kubinezererwa. Abazamutse bagusaba kubyara abahungu n'abakobwa, reka bamanuke mu nda zabo habyamwo imbuto mu izina ryawe Yesu. Abazamukanye imyiryane iri mu miryango, batakibasha kuvugana nabo babyaye, batabasha kuvugana nabo bashakanye, turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ya mahoro yawe menshi, shalom, irimo ubukungu, irimo prosperity, irimo guhuza umutima, irimo kugubwa neza, ayo mahoro abe muri iyo miryango. Ibyo nibyo turema, ibyo nibyo tuvuga mu izina ryawe Yesu. Abazamukanye amazina y'ababo byashoberanye kuko bimeze nk'ingabo, reka bamanukane ubutsinzi n'ubuhamya. Urakoze Mwami wanjye, nta muntu wazamutse mu cyumba cyo hejuru wamanuka adakozweho nawe. Dufite ubuhamya bw'imyaka yatambutse, dufite ubuhamya bw'iminsi ya none, dutegereje n'ibikurikiraho Umwami w'abantu. Imitima yacu itekaniye muri wowe, shyize ubugingo bw'abamaze iminsi bagushaka mu biganza byawe. Amaraso yawe nabatwikire, imbaraga z'abibarwanya nizibaburi, nibabe hejuru y'imiyaga yose, babe hejuru y'imiyaga yose, babe hejuru y'ibibarwanya, babe hejuru yabyo, basohoke hano Mwami, bagwije imbaraga zo kubaba hejuru. Ndakwereka abakuyoboza inzira muri ministry, barumva umuhamagaro wawe mu mitima yabo, bazi ko atari abakristo bakwicara, barabizi ko wabahamagaye, ariko bahagaze mu mayira menshi, ntibazi icyo bashakaho neza, ntibazi aho wahamagarira. Umvikanisha rya jwi ryawe ritomoye, rya jwi ryawe rivuga muri detaye, ribwira umuntu ibyo umushakamo, naho umushaka, naho yasengera, n'icyo yakora, naho yakorera. Mpesheje umugisha abana bawe bagukorera ku bw'ishyaka washyize mu mitima yabo, ubaha umugisha, ubaha umugisha.
yaba abagukora kuri iki gicaniro turiho, yaba abagukora mu itorero ryawe hirya no hino, yaba abafite imirimo myiza bakora mu bera, bakora mu bantu, ndasenze ngo ubahe umugisha, ubavomerere ntibagacogore, ntibagacogore mwami w'abami, ubongere ibyiza kugira ngo babashe kubikoresha, ubongere impano kugira ngo itorero ryawe ryunguke, ubongere amavuta kugira ngo ntibagacogore kuzageza ku iherezo ry'urugendo. Urabazi mu mazina yawe, abafite ishyaka, bafite umwete, bifuza ko ubwami bwawe bwaguka, bifuza ko izina ryawe ryamamara, bifuza ko abantu benshi bakizwa, ndasenze ngo ubarwanirire, ubarwanirire mu bukungu, ubarwanirire mu magara mazima, ubarwanirire mu miryango, ubahagarike ku gitare ku buryo batazongera kunyeganyezwa ukundi. Abarimo barwana no gushaka ubuzima, babihuza ntibihurike, ariko bafite umuhamagaro mu mitima yabo, ndasenze ngo ubereke inzira, ndasenze ngo bakingurire imiryango, ya miryango ituma umuntu agukorera adasuhuza umutima. Turabivuga twarabibonye, uri Imana ishingira umuntu, ikamushinganisha, ikamushinga, ikamukomeza. Uri Imana ishyiraho umuntu ibuye ahagararaho, mushyireho ibuye ahagararaho, agukorera atibaza icyo abana bari burye, agukorera atibaza icyo bene wabo uko bari bumere, agukorera atibaza uko ababyeyi be bazabaho, agukorera atibaza icyo ari bushyire umugore, agukorere mwami umutima uguwe neza. Nasanze kampani zikomeye zihemba abakozi babo neza, ko naboneye ibihembo iwawe, ko naboneye ingororano zawe. Izo ngororano mwami n'ibyo bihembo bijyane mu mago y'abatarabibona, bijyane mu buzima bw'abatarabibona mwami, kuko ntabwo uri Imana ihamagara igacyura umuntu amara masa, ntabwo uri Imana ihamagara igacyura umuntu adahembwe, ntabwo uri Imana ihamagara ikambika umuntu ubusa, ntabwo uri Imana ihamagara ikicisha umuntu inzara. Uri Imana igorora, uri Imana ifite ingororano, uri Imana igira neza. Mpesheje umugisha mwami abadufata amaboko mu buryo bwose, abadufasha mwami, abatuma tutigunga, abatuma tutaba twenyine, abatuma tudahagarara twivugisha. Mpesheje umugisha abakora iyo mirimo yose, tukaza tugahagarara tuguwe neza, ubaha umugisha. Isi ishobora kutabamenya, abantu bashobora kutabamenya, natwe dushobora kutamenya imvune yabo, dushobora kutamenya icyo byabakuse, icyo byabasabye kugira ngo badufashe, ariko wowe udakiranirwa ngo wibagirwe imirimo y'abera, ndasenze ngo ubagirire neza, ubaha umugisha, usubize gusenga kwabo, ubarwanirire. Urakoze mwami w'abami. Nongeye kuvuga umugisha ku bahungu n'abakobwa bawe twabanye muri Nibature, ndavuga umugisha ku bahungu n'abakobwa bawe bazindutse muri iyi misozi, muri iyi mihanda yo mu cyaro hatabona, bakigomwa tukabana hano hantu, ubaha umugisha. Ubuzima bwabo buvomererwe, abo twabanye badukurikira bari mu mago yabo, ubuzima rwabo nibuvomererwe, ikime cyo mu ijuru nikibabeho, amasengesho yabo nasubizwe, barengereza aho bagejeje bagusaba mwami w'abami, batunguza ineza yawe. Urakoze mwami mwiza, nguhaye icyubahiro kandi ngushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha, mwarakoze kuzinduka. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ibagirire neza. Haleluya. Ejo nta Nibature tuzakora, tuzaruhuka, uzayikorera iwawe ku masaha akuboneye, hanyuma naho ku cyumweru isaa 3 mwami Yesu abaha umugisha. Muze ku cyumweru isaa 3 ariko mu mugoroba turasenga. Yesu abagirire neza.